ibi bintu ntabwo ari byiza. Mana ishimwe, Mana ishimwe, Mana ishimwe, Mana ishimwe. Yesu ku mugaragaro, kameramani nawe ari kubikamera, abafiye doneri n'abagariso doneri ngaba. Yagusezeranije ibyiza yewe furaha we, yagusezeranije ibyiza Simba wa Yuda we, yagusezeranije ibyiza yewe Sezira, uko yabitubwiye barabikoze, barabikoze. Yesu ku mugaragaro, uko yabitubwiye barabikoze. Tuza icecekere kuko gutinda kw'amasezerano yawe ariko kurama kwawe nibereye inzira y'amaboko. Inshuti n'imiryango reka tubashimire, ababyeyi batubyaye reka tubashimire, umuryango wa Marite reka tuwushimire, umuryango wa Furaha reka tuwushimire, kuko yabitubwiye barabikoze.
nshuti tegereza inkono y'Imana inkono y'Imana irigihe tegereza nshuti tegereza wihanganye Imana tuvuga ntabwo igihutiraho nkaba n'igihe iyo kigeze irasubiza Imana tuvuga ntabwo igihutiraho nkaba n'igihe iyo kigeze irasubiza Imana tuvuga ntabwo igihutiraho nkaba n'igihe iyo kigeze irasubiza yasubije Nehemiya yasubije Daniyeli yasubije n'abasaduraka yasubije n'abungeri yasubije n'abungeri bategereje isezerano none isaha n'Imana ushimwe umva nawe hari ubwo wumva ijwi rikubwira ngo ibyo ukora ni biki ngo mbese hari ibyo uzabigeraho nawe hari ubwo wumva ijwi rikubwira ngo ibyo ukora ni biki ngo mbese nawe uzambara ikanzu hari ubwo wumva ijwi rikubwira ngo ibyo ukora ni biki wa mukobwa we ngo mbese nawe uzicara kuri iyi ntebe umvira uruhande kuko namenye ko muri abakozi nubwo inshuti n'abavandimwe nubwo inshuti n'abavandimwe bakuyobya ngo usubire inyuma ntuzemere kuko ufite isezerano have Tobiya Sanibarati Tobiya Sanibarati umvira uruhande kuko namenye ko muri abakozi b'umubiri nubwo inshuti nubwo inshuti n'abavandimwe bakuyobya ngo usubire inyuma ntuzemere kuko isezerano Imana yasubije Nehemiya yasubije Nehemiya yasubije Daniyeli yasubije bategereje isezerano none isaha n'Imana ushimwe yasubije abungeri na Senzira arimo yasubije n'abungeri bategereje isezerano none isaha n'Imana ushimwe ijya yivuguruza iyo Mana twiringiye inkono y'Imana irigihe tegereza nshuti tegereza inkono y'Imana inkono Yesima yahiye irigihe haleluya tegereza nshuti tegereza ntabwija yivuguruza iyo Mana twiringiye inkono y'Imana irigihe tegereza nshuti tegereza nawe yawe izashya inkono Imana y'Imana iguha ibyuzuye irigihe tegereza nshuti tegereza basore inkono yanyu izashya inkono tegereza y'Imana irigihe tegereza nshuti niyawe iherutse gushya inkono abagabo y'Imana n'ejo bundi
haleluya tegereza inkono y'Imana inkono y'Imana igihe tegereza nshuti tegereza wihanganye Simba nambabarire ibyo ngiye kuvuga byongorere Furaha na Senzira abyongorere madamu we mubongore ngo abagore benshi bagenza neza ariko mwebwe murabaruta cyane. Haleluya. Ibi bintu ntabwo ari byiza. Mana ishimwe, Mana ishimwe, Mana ishimwe, Mana ishimwe. Haleluya. Muracyambabwire twagize abandi bashitsi baturutse hirya mu gihugu c'abaturanyi baje kwishimira ibirori byacu. Niba turukumvikana nihaguruke batere haleluya mu nzu y'Imana. Rwose yuko impano y'ikorasi yaje nabi mba nteye ikorasi ivuga ngo ibi bintu wabigaye abahinyuye Imana ariko yaje nabi muranyihanganira ariko urukumva nayiteye mu izina ryande Sebahire Jean Dorape ko wemeye gukomeza kubana n'uyu Uwase Furaha ngo akubere umugore mushingiranywe mu itorero uzabana nawe mu rukundo ukurikije iteko ry'Imana haba mu mubabaro cyangwa mu munezero arwaye cyangwa ari muzima mu bukire cyangwa mu bukene uzakomeza kumubera umwizerwa udateshutse ku nshingano zawe muzabana karamata kugeza ubwo muzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse kujyana itorero rye ryera niba ubyemera urarambura ikiganza cyawe cy'iburyo ubirahire. Ndabyemeye. Komeza niyo ndahiro. Njyewe Sebahire Jean Dorape nsezeranye ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nemeye gukomeza kubana n'uyu Uwase Furaha ngo ambere umugore dushingiranwe mu itorero nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana nzamukunda yaba ari muzima cyangwa arwaye mu bukire cyangwa mu bukene mu byago cyangwa mu munezero nzakomeza kuba umwizerwa ntateshutse ku nshingano zanjye tuzabana karamata kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero rye ryera. Imana ishobora byose iz'umutima wawe n'imbere y'itorero ryayo ndakubaza wowe Uwase Furaha ko wemeye gukomeza kubana n'uyu Sebahire Jean Dorape ngo akubere umugabo mushingiranywe mu itorero uzabana nawe mu rukundo ukurikije iteko ry'Imana haba mu mubabaro uzerwa udateshutse ku nshingano zawe muzabana karamata kugeza ubwo muzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse kujyana itorero rye ryera niba ubyemera urarambura ikiganza cyawe cy'iburyo ubirahire. Ndabyemeye. Komeza niyo ndahiro. Njyewe Uwase Furaha nsezeranye ndi imbere y'Imana nsezeranye ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nemeye gukomeza kubana n'uyu Sebahire Jean Dorape ngo ambere umugabo dushingiranwe mu itorero nzabana nawe kurikije itegeko ry'Imana nzamukunda yaba ari muzima cyangwa arwaye mu bukire cyangwa mu bukene mu byago cyangwa mu munezero nzakomeza kuba umwizerwa ntateshutse ku nshingano zanjye tuzabana karamata kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero rye ryera. Amen. arabikoze Yesu ku mugaragaro Sebahire na Furaha barasezeranye uko yabibabwiye
arabikoze yeye arabikoze Yesu ku mugaragaro uko yabitubwiye arabikoze yari yaravuganye na Senzira bazamutambagiza nguriya Kirisiti nawe baricaranye yari yarabivuze mu masengesho barapinga none arabikoze uyu mwanya bambaye neza uko yabitubwiye arabikoze arabikoze Yesu ku mugaragaro haleluya uko yabitubwiye arabikoze yari yavuze ko azakwambika neza ikote nk'iza nk'iri uraberewe ikanzu nk'iyi irakubereye reba ukuntu ukeye mu mutwe kugeza hasi Imana yari yarabivuze irabisohoje uko yabikubwiye irabikoze arabikoze Yesu ku mugaragaro uko yabitubwiye arabikoze arabikoze Yesu ku mugaragaro kameramani nawe ari kubikamera abafiye doneri n'abagariso doneri ngaba tunezerwe uko yabitubwiye arabikoze arabikoze Yesu ku mugaragaro uko yabitubwiye nabo barabireba muhaguruke twishime Imana yabikoze abasumba bamaze kubihesha umugisha uwese itara nawe amanota arayafite twese twizihije ibirori by'abacu yari yarabivuze none arabikoze arabikoze Yesu ku mugaragaro uko yabitubwiye arabikoze arabikoze Yesu ku mugaragaro uko yabitubwiye arabikoze arabikoze Yesu ku mugaragaro uko yabitubwiye arabikoze yadusezeranije ibyiza yewe furaha we yagusezeranije ibyiza simba wa Yuda we yagusezeranije ibyiza yewe Senzira uko yabitubwiye arabikoze arabikoze Yesu ku mugaragaro uko yabitubwiye arabikoze inshuti n'imiryango reka tubashimire ababyeyi batubyaye reka tubashimire umuryango wa Marite reka tuwushimire
Iyi sibo rero iturutse mu gihugu cy'abaturanyi. Sisi unatuona tunatoka nchini ya Kongo hapa Goma, tuko jirani yenu na tuko za ndugu zenu, tunatoka Goma. Hivi siku zinayopita tulikuwa na watoto wetu na tukikuwa mshamba tukamuona kijana wenu na ika najitembeza kwa shamba letu. Wakati alikuwa hapo aliona fie wetu Furaha Uwase. Furaha Uwase alikuwa mshamba ikanalima, tulikuwa na mbegu na ngombe. Ule Furaha alikuwa anatembeza maziwa wakati popote, lakini wakati alikuwa anatembeza vile alimuona simba na simba kamuona, walionana tena
naweza kusema walionana. Kila mmoja aliona mwingine. Hivi tunatoka kwa familia Bikangwa Poro. Familia ya Bikangwa Poro ni wa ndugu zenu kutoka zamani. Hivi tunapenda kwa kuwa tuko wajirani, lugha zote tunaelewa. Ni lazima tunaweza tukasema mu Kinyarwanda au tukasema mu Kiswahili, vyote tunaelewa. Ndio. Hivi tunaweza tukakuomba tuongee kwa Kinyarwanda, si ndio? Ndio. Ndugu yetu cyangwa muvandimwe Nsenga urihangana kumva kurujuko ndavuga vema agerageza murabyumva Kombe famille bicugize Bikangwa famille Furaha Bikangwa tunejejwe n'ibirori by'uyu munsi tunejejwe ku bikorwa byadukoreye kawizira by'iteka rihabwa icyubahiro amen none kuri make yatonye burije turavuze tuzika abana bakunda amata kandi Furaha nawe gofu tuguhaye inka zibiri Ndashimira Imana yatumye umunsi ubaho muri twese ntawabipanze ariko Imana yaribizi izina ryawe rihabwa icyubahiro amen. Ubwo rero Furaha ni murumuna wanjye ariko akaba yaranze
Simba ni inshuti magara. Simba ni inshuti yanjye, arabizi natwe dufite byinshi byakagombye gutuma tutazi, ariko twakoresheje ibishoboka kose turavuga ati ewana n'imvura yagwa ariko turaza. Namwe turabishimiye abanyabyangabo, mwaducungiye umukobwa neza, Imana izabaha umugisha. uyu ni muramukazi wanjye mukuru, ni umudamu wa mukuru wanjye. Nashaka kwereka bofu mama Francine, dore umuryango mvukamo n'uyu nguyu. Mugeze i Kigali hari Kacyiru, ni hafi ni ikarisohoza. Mu rubyiruko rwa korali Abungeri harimo ababaye abamama n'abapapa, ariko twibutse ko papa Ashimwe na mama Ishimwe batubereye ababyeyi, batubereye imfura. Nimbabwira imfura mwumve ko ari imfura, ntabwo ari uburyarya, ntabwo turi kubabeshyera mu ruhame. Baratureze turi bato turakura, hari byinshi twigiye ku birenge byabo. Tumenya rero ko bafite umunsi mwiza w'ibyishimo. Turavuga ngo birakwiriye ko twishimana nabo kuri uyu munsi. Ababyeyi barebeye kuri mama Ishimwe baba ababyeyi, abagabo nabo twarebeye kuri papa Ishimwe dutera intambwe. Turagira ngo papa Ishimwe rwose tumushimire cyane, famiye ya papa Ishimwe ko batubereye intambwe kugero. Barakoze cyane. Reka DJ azamure umuziki tubyinaho gatoya. baze bahagarare muri korali Abungeri, hanyuma baze batake impano, ubundi abantu batashibuka turanezerwa mu izina rya Yesu. Haleluya. Simba ni umubyeyi wa korali Abungeri igihe kirekire, ni umubyeyi wa korali Abungeri igihe kirekire. N'uyu munsi ntacyo twamuvugaho kirenze, Imana irabizi. Ariko iteka we n'umuryango we na Fura n'umuryango Imana izaba y'ijuru. Amen. Famiye Rehoboti uyihagarariye natanga impano. Simba abazwe muri famiye Rehoboti. Muri korali Abungeri tugira famiye Rehoboti, rero imwe Imana ndagarama nitware neza. Famiye Rehoboti yego bahagarare neza, bahagarare sawa. Abungeri kandi tugote umukozi w'Imana ukomeza guhiga mu rugo rwanyu. Bari bamugisha turabura ibiganza twerekeze mu mukozi w'Imana. Amen, amen. Tugubwe neza, Imana bakomereze urugo. Amen.
Thank you.